bakunzi ba Mama Paccy TV official. Kuri uyu munsi nishimiye kongera kubana namwe, ariko ikintu kinejeje kurusha ibindi, bafite surprise ikomeye cyane. Uyu munsi nabazaniye umutumishi wa Mungu, agiye kubabwira ibintu byiza, agiye kutugezaho ibintu byiza. Nababwiye ko nzajya mbagezaho ibyiza gusa, nababwiye yuko nzajya mbamenyesha ikintu cyiza gusa. Kuri Mama Paccy TV official hazahoraho ibintu bibanezeza gusa. Rero mbazaniye umuvugabutumwa aha ngaha, ntabwo ari ngombwa ko muvuga, umuntu mukuru arivuga. Karibu mutumishi, muraho neza? Muraho Mama Paccy, murakoze cyane. Nitwa Ntivuguruzwa Tadeyo, ndi umugabo wubatse ufite umudamu n'abana 4. Ndi umukristo mu itorero rya Karumeli Masizi. Ndi umuvugabutumwa bwiza. Imana duhana umugisha. Amen. Amen. Mwamwumvishe yivuze, arabibwiye mu mushikari, umugabo ukuze ufite abana 4, umutumishi mu itorero Karumeli. Ikiruta ibindi ni umuvugabutumwa. Uyu munsi rero tugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Yego. Ndakoze aratwika. Imana iradufasha, umwuka wera dusura dusange. Karibu kuri Mama Paccy TV official, ubabwira ijambo ry'Imana ryirutse imitima y'abanyarwanda. Imana iguhe umugisha. Ngiye kumanza nkusengere, nimara kugusengera ubundi tuvuga Imana. Yego. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimye, turaguhimbaje, dushimye ko wabanye natwe, waturinze mbere yo kugira icyo tuvuga. Turakwinjiza, twaje kumenya amakuru ko wanga icyaha, utanga umunyabyaha. Turakwinjiza ngo tubabare icyaha n'igisa nacyo muri iyi si, ducumuzwa na byinshi bitandukanye. Ariko turakwinjiza Mwami ngo banze tubabarire. Data, uyu ni umutumishi wawe, agiye kuvuga ijambo ryawe, agiye kuribwira abana bawe. Data, umube hafi, umurengere, ntabari wowe ijambo ryawe ari ryo ryikorera, ntabari wowe ijwi ryawe ari ryo rirangurura. Abari bumva ubutumwa bose bubafashe kandi bugere aho bageza. Urakoze ngaho dushyigikire kuri YouTube channel, ukomeze tube hafi, ni mu izina ryawe Yesu. Muhawe ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana abo kuri Mama Paccy TV official. Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Mariko igice cya 5, turahera ku murongo wa 35. Turaza gusoma no muri Yohana igice cya 6, turahasoma imirongo 2. Dusome ijambo ry'Imana Mariko 5:35. Haravuze ngo, akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati, wa mwana ko yapfuye uracyarufite umwigisha. Ariko Yesu ntiyabyitaho, abwira umutware w'isinagogi ati, witinyizere gusa. Ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohana mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Nuko yinjira abaza ati, ni iki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane, arabaheza bose. Ajyana se w'umwana na nyina n'abari bari kumwe nawe. Ajya aho uwo mwana ari, amufata ukuboko aramubwira ati, Tarisa kumi, bisobanurwa ngo akobwa, ndakubwira nti byuka. Uwo mwanya agakuba karabyuka karagenda, kuko kari kamaze imyaka 12 kavutse. Uwo mwanya barumirwa cyane. Amen. Amen. Twongereho imirongo 2 buri muri Yohana igice cya 6 umurongo wa 5 n'uwa 6 wonyine. Yohana 5 na 6, tuganire ku ijambo ry'Imana. Haravuze ngo, Yesu yubura amaso, abonye abantu benshi baza aho ari, abaza Filipo ati, turagura he ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Icyatumye mubaza atyo, yagira ngo mugerageze, ubwe yarazi icyo ari bukore. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana. Amen. Tuganira ijambo ry'Imana dusomye ahantu habiri muri Mariko 5:35 no muri Yohana 6 umurongo wa 5 n'uwa 6. Twakuyemo amagambo meza Kristo aduhaye. Mfite insanganyamatsiko y'ijambo Imana impaye, nyuma nkaza kuvuga ibindi bintu 3 tugasenga Imana. Insanganyamatsiko Imana yampaye nyobowe n'umwuka wera. Imana yambwiye ngo mbabwire mwe mukurikiye Mama Paccy TV official n'abandi mwese abari hafi n'abari kure. Yambwiye ngo mbabwire ngo
ngo Yesu Kristo aracyakomeje kuzura. Imana ntiyatinze cyane ku byanyu byapfuye, ahubwo itinze kuho igiye kubizurira. Ntitinze aho babyiciye, itinze aho igiye kubizurira. Ntitinze aho babihambiriye, iyiganya ahantu igiye kubirekurira. Imana ishimwe. Ntukangwe na nyokorume na masenge urembye, dufite Imana izura abapfuye. Uwari urembye imuha ubuzima. Imana ishimwe. Tuvuze amagambo meza. Byari bigenze gute aho dusomye? Kugira ngo nihute hamwe n'igihe dufite, ni igihe cyo gukora, cyo mu gihembwe cya gatanu cyo gukora kwa Yesu. Yesu yakoze mu bihembwe 7, ntari buvuge, ndi buvugeho bike biri nkazabivuga hano kuri Mama Pasi TV Official. Ubutaha igihembwe cya mbere yagikozemo atari yavuka, ariko ni igihe mama we yari amutwite. Mama we ngajya gusura Elizabeth, ahageze ngo nyina Elizabeth, nyina wa Yohana na nyina wa Yesu witwa Mariya, buzura umwuka wera. Elizabeth arabaza ngo nabikesha iki ko nyina w'umwami wanjye ngendereye? Mariya naruwa ngo humura nawe Elizabeth urahiriwe, mu bamama bose bari ku isi urahiriwe. Nawe utwite Yohana, utwite ukomeye, azaba integuza ya Yesu. Abadamu mvuganye nabo nari ngutangarije ko mu bagore bose bari mu gihugu nawe uhiriwe, ufite umugabo urahiriwe. Birashoboka yuko waba uri umupfakazi kubwo impamvu z'ibihe n'amateka utatindaho, ariko Imana ikwise uhiriwe uko wumvishira ijambo. Imana ishimwe. Igihembwe cya kabiri Yesu yakozemo ni imbaraga yabitse ku kirwa cy'Ipatimo, cyatumye bajugunyamo Yohana, ariko ntiyapfa kandi bimwica byagombaga kumwica ntari narengaha. Nyiri mu gihembwe cya mbere n'icya kabiri, umuntu unyumvisha ari muri sariwe, umuntu unyumvisha ari ahantu runaka, uwanyumva ari mu modoka, uwanyumva ari mu Rwanda cyangwa ari kure, bwira uwo mwegeranye umuheke ya mu ijambo ry'Imana, umubwire ngo nubwo Yesu atagaragara ku maso y'umubiri, ariko ibyaca birimo. Imana ishimwe. Nubwo Yesu atagaragara ngo abantu bose bahite bamubona, ariko abuzuye umwuka turamureba kandi akomeje gukora. Imana ishimwe. Igihembwe cya gatatu n'icya kane kambisubika nzabigarukeho ngere ku gihembwe cya gatanu cy'imbaraga. Igihembwe Yesu ari kuzuramo, igihembwe Yesu ari gukora, igihembwe Yesu yari amaze gukiza umugore wari umaze imyaka 12 afite indwara arwaye. Bibiri yita indwara, bukeye yita icyago, baza guhindura. Yari arwaye indwara y'umugongo, muyibuke ngo ariko uwo mugore yegera ahantu ari kubyigana, abyigana n'intego akoze kuri Kristo. Iki cyago, aya maraso arakama, icyago kirakira, indwara yarangira. Turashimira Yesu waje iwacu. Nari nkwifurije gukora kuri Kristo ahantu hose uri, wowe ukurikiranye ijambo ry'Imana. Byigana mu kazi, byigana mu itorero, byigana Kimironko, byigana i Remera, byigana ariko byigana n'intego yo gukora kuri Kristo. Mama Pasi yarabyiganye mu buzima bw'amateka yatambutse, abamuzi yabahaye ubuhamya, abyigana nafite intego. Musi yahuye na Kristo ahindura amateka. Imana ishimwe. Hanyuma ahangaya yakirije umudamu, niho yayirora ari mu giterane ngo ahamagara Yesu, aramubwira ngo ufite umwana urwaye. Baramanukana nihute, bageze hafi y'urugo ngo ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Ngo arababwira ngo nimuhumure umwana ntiyapfuye. Ngo baramuseka cyane. Nihute ngo agera mu cyumba afite ibyo yahejeje n'abandi bantu binjiranye nawe, ngo asanga umwana mu bigaragara asa n'uwapfuye. Ariko Yesu ahageze avuga ijambo nifuza kwatura ku gihugu, nifuza kwatura ku isi yose, nifuza kwatura ku badukurikiranye. Ngo aravuga ngo Talisa kumi. Haleluya. Ngo Talisa kumi. Nibutsa abafilosofi, nibutsa abateoloji, nibutsa abashumba n'abayobozi n'abayoborwa. Iri jambo Yesu yari kweresheje inshuro imwe uhereye mu itangiriro kagera mu byayishuwe. Yari kweresheje inshuro imwe, ari kweresha kwa Yayiro, aravuga ngo Talisa kumi. Bisana ngo gakobwa ndagutegetse nti byuka. Ntari narenga hano, sinzi umuntu uri kunyumva, hari uwo mpanuriye. Yesu akuvuga ijambo ritamenyerewe, Yesu akuvuga ijambo ridasanzwe, akuvuga ijambo Marena atavuga, akuvuga ijambo pare wawe atavuga, akuvuga ijambo mutarankunga atamenya. Yesu Kristo akuvugeho ijambo ritamenyerewe, avuga ijambo ridasanzwe. Muri uyu mwaka rivuge, muri uku kwezi arivuge, uyu munsi arivuge, iyi saha rivuge. Avuga ijambo ritamenyerewe ku buzima bwawe. Iri jambo rivuze ubwaryo rizana inzu. Iri jambo rarivuga rigatanga ubukwe. Iri jambo rarivuga rikazana amafaranga. Iri jambo rarivuga ukagira udusabo twa sheke, ukajya usinya sheke, umuntu akajya kurotira kuri beka, akajya kuri banki zitandukanye kubw'ijambo Yesu yakuvuzeho. Iri jambo Yesu arikuvuzeho ukora ubukwe ku mugaragaro. Iri jambo Yesu arivuzeho urahamagarwa mu biterane, uratumirwa, urakenerwa, kuko Yesu akuvuzeho ijambo itamenyerewe. Imana ishimwe. Soza twasomye irindi jambo
Yesu ari kumwe n'abigishwa be ngo abona abantu mu isi barashonje, kandi koko hari abantu bashonje, ariko Yesu araduhagije, ubuntu bwa Yesu burahagije. Ngo abaza ba Filipo na Petero na ba Yakobo na Yohana, arabaza ngo turagura hehe ibyo kurya ngo abangaba babone ibyo barya. Ku ijambo twasomye mbibutse ko Yesu mu biganza byiwe yafumbatuye ikiganza ahaza amahanga, yafumbatuye ikiganza imfubyi zirahembuka, yafumbatuye ikiganza abadamu bagubwa neza, yaragifumbatuye abanyagataro bagira ijambo, ajya gifumbatura abazunguzayi bakambara karuvati mu migizi, ajya gifumbatura tukagira ijambo. Imana ishimwe, Imana ishimwe, haleluya. Yesu afumbatura ikiganza cye ahaze amahanga. Ba Petero rero basa nk'abavangirwa gato, aba ngo Yesu twakura hehe ibintu tugura ngo bihaze abantu bangana gutya? Nibutse ko Yesu avuze ijambo mujyi wa Kigali wose warya, avuze ijambo u Rwanda rwose turahembuka, yavuze ijambo u Rwanda rugira amashanyarazi, yavuze ijambo u Rwanda rugira amazi, yavuze ijambo u Rwanda rugiramo n'umutekano, yavuze ijambo bizinesi zirakomeje, yavuze ijambo ngena mama Pasi nawe utwumva turiho. Imana ishimwe kubw'ijambo rya Yesu. Nsatira umusozo, Yesu ngo arabareba arabitegereza ngo amera nk'ubaretse, akomunikana nijoro, akora mu mbaraga z'umwuka wera, mbaraga z'igihembwe cya gatanu. Ngo aravuga ngo narimbi ifite, ngo icyatumye amubaza ariya magambo niko twasomye, kwari ukugira ngo amugerageze. Mapasi nyumva nawe mama Daforoza, nyumva mama Dawidi, mama Munezero, mama Samweli, mama Emanueli, abitorero ni munyumve. Ku buzima buri kubagora, ku buzima bubaruhije, ku mugabo wakwanga, ku mugore wahinduka, ku manza zakuje imbere, tuza umutima Kristo azi cyari bukore. Ya burya Yesu azi cyari bukore ku buzima bwanjye, wazi cyari bukore. Yagihisha abaganga, azi cyari bukore. Yagihisha abagabo, azi cyari bukore. Yagihishe abantu, zina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Yesu Kristo azi cyari bukore, kandi yakibitse kure kugira ngo kitanyagirwa, yakibitse kure kugira ngo batacyonona. Iri banga ryanjye nawe Yesu afite, yaribitse kure nkuko zitaryona, yaribitse kure ibisiga bitaryanduza, yaribitse kure ngo ritajyaho ivumbi. Naniza nyirindi yavuga ngo Yesu Kristo we ubwe burya azi icyo ari bukore. Imana yacu nishimwe. Nari mfite yavuga ngo Yesu aracyakomeje kuzura. Nsoza sigaje umunota umwe, nsoza yarambwiye ngo ntangariza abanyumva. Mbere yuko umudamu yinjira Kibagabaga kwa muganga, mbere yuko yinjira Fayizari, mbere yuko agera Sehashika, mbere yuko ngo azamura amaguru agakandagira ku gatanda agiye kubagwa ngo abyare, Yesu umva ijambo yambwiye nzabatangariza. Yarambwiye ngo burya abayababanzirijeyo nicyo gituma mutaguyeyo. Hari marayika wakubanje imbere woherejwe n'ijuru, impamvu utaguye ku iseta, impamvu iriya mpanuka iherutse kuba. Hari abo tuvuganye nabo, impamvu nubwo kwakomereka ariko nimwapfuye ngo hanyu harangire. Yesu yabatanze imbere, hari marayika wari uri imbere. Nari mvuze ngo uwo ngo aracyazura, zina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Mana turagushimiye, turagushimiye kuri Imana yera, turagushimiye kuri Kristo, tugushimiye ijambo ryawe. Turasenze mu izina rya Yesu abantu bose bakurikiranye iri jambo banyuze kuri Mama Pasi TV official, Mana uzura ibyabo byari byapfuye bizuke, abaremye bahe koroherwa, aboreho bahe gukira mu izina rya Yesu, abanani ubongera imbaraga. Urakoze ko wumvishe gusenga, ngaho mpana umugisha na Mama Pasi, dani umugisha n'abera bose kandi hafi na kure. Izina ryawe rizamamare, ubutumwa bwiza buzagera inaha no hakurya mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze, Imana iguhe umugisha. Murakoze namwe abantu mwari mukurikiye ubutumwa bwiza, mubwakire kandi bubanezeze. Ariko ngeze amatsiko yo kugira icyo nkubaza kinejeje. Yego, urabwiriza umuntu akumva imbaraga, mbese akabona ko ari ibintu bikurimo. Ibi bintu watangiye kubyiga uri umwana, wabyize ukuze, ibintu ko mbona bidasanzwe. ndabashimiye kubw'icyo kibazo. Navutse nsanga iwacu basenga, nanjye ndasenga amatorero agiye atandukanye. Hanyuma nagize n'umugisha wo kwigaho Bibiliya imyaka irenga 5 hafi 6 narayize. Nize teoloji ho imyaka 4, nkiri mu itorero rya ADPR ndio nabagamo icyo gihe twigira mu rwa Kabuga. Nza kwiga n'indi shuri ry'umwaka umwe naho ngira umugisha, ariko sibyo nirata, ahubwo ndirata Kristo unsanga nawe akagusanga, akaduhishurira ibikwiye byo guha abantu b'Imana. Imana
baho umucengera ngo ndabasubije. kandi muri vision yawe wumva ibi bintu uzabigumamo? Hari abantu bagera mu buzima bukabacanga bakumva babivamo, hari n'abandi bumva babigumamo, hari n'abandi mbese bumva bahagaze utazi ibyo barimo. Wowe wumva uhagaze ute muri ibi bintu by'Imana? Ntakwiraririyeho, ntayishushanyije, ntanabeshye. Ngira ibintu bitatu mu buzima numva nkunda bifite nk'icyerekezo imbere, ariko hano ku iki turimo numva ivugabutumwa, numva kubwiriza ubutumwa, numva ngize umugisha Imana yankora ku rwego ikangeza ku rundi, nkavuga ubutumwa hafi na kure, nkabuvuga mu nsengero, nkabuvuga gutya, nkabuvuga mu ntumbero mfite, mwiyerekwa mfite, mu cyerekezo mfite. Bino ndabikomeje, gusa Paul aravuze ngo nshoboza byose na Kristo umpa imbaraga. Imana izanshoboza. Ariko icyifuzo cyanjye nshaka kubaza, iri jambo ryawe ko ari ryiza uribwiriza he? Murakoze. Nk'uko nabivuze na mbere, ndi umukristo mu itorero ryitwa Carmel Masizi, ndivugamo ubutumwa ku wa kane no ku cyumweru, ariko n'andi matorero turayasura, turasurana, mvuga ubutumwa no mu nsengero n'ahandi. Hanyuma mfite na cano nanjye nyuzaho ibiganiro by'ivugabutumwa no kubwiriza, ibiganiro by'iyobokamana. Sinzi niba mwanyemerera nkayivuga. Iyo cano yawe ibaho ivugabutumwa, uribwiriza ibibwiriza nk'ibi? Yego. Ribabwira kugira ngo ukeneye wumvishe ijambo ryakumva ararikunze ajye arihasanga ariryumve. Murakoze. Cano yitwa Isange One TV, ni ya Tadeyo Ntivuguruzwa. Isange One TV hari ibiganiro, ijambo ry'Imana, ibyo Kristo anshoboje nanjye mbinyuzaho. Murakoze. Mu buzima busanzwe ubundi ukora iki? Mu buzima busanzwe ibitunga umubiri, nyuma y'iby'umwuka ndi umucuruzi ariko uciriritse. Uraciriritse kuri wowe, ariko imbere y'Imana ntabwo. Imbere y'Imana nshobora kuba ifite ukundi bibona. Umuntu ukomeye. Impamvu nari mvuze ko nciriritse hari urwego nyine nuko, ariko ndacuruza. Hari ibyo ncuruza sinzi nabwo nyemera nkabivuga. Ndi umucuruzi, ncuruza amashuka, amakuvurori, amasume, imisego. Uretse gatoya. Yego. Ucuruza amashuka se uyazunguza nkuko nazunguzaga Gataro? Mbere narazunguzaga ariko sinkizunguza, mfite aho nsigaye nkorera muri iyi minsi. Muri make nawe Imana yakuvuye mu muhanda? Nanjye Imana yankuye mu muhanda mu bazunguzayi, nabikoze igihe kirekire, mbaye mbivuyemo mfite ahantu ubu ngubu ndi gukorera mbarizwa. Ubu ufite aderesi? Mfite aderesi. Ariko iyo Mana ntitwayiha icyubahiro. Icyubahiro ni icyayo iteka ryose. Twebwe twari abazunguzayi muri make. Twari abazunguzayi, kuko nanjye byuka ko wari umuzunguzayi cyangwa umunyagataro, njye bijya bingwa no kuba we nakuvugaho, kuko ahantu Imana ikugejeje kubyibuka, nubwo gusa bya ko twibuka iby'Imana yakoze, ariko biragoye kuvuga ko wari umunyagataro, bisa n'ibigoye. Umunyagataro birazwi. Ubu mfite salo de coiffure k'uyu muhanda umanuka ujya Kibagabaga, neza mu kaboko k'ibumoso utangira. Hariho salo yanjye yitwa Creative Beauty Salon chez Mama Pasi. Hari abitaga Creative Beauty Salon chez Mama Pasi kabisa. Utangira gukata ku muhanda ujya Kibagabaga, witura mu kaboko k'ibumoso. Ndashaka nawe Imana yakuvanye mu kuzunguza igutereka hehe ubu tuvugana, nkuko nanjye yaneretse hariya Goropima heza, hariya amazu agezweho avuguruye, njya mpabona hariya. Imana nanjye iba yampaye dress aho ndi kubazwa nonaha. Ndi imbere gato cyane, imbere y'urusengero rita Fourth Square hano Kimironko, mu nzu cyangwa ku Isangano. Oya, ni mu nzu nkoreramo ntoya, nyishyurira inkodesha, niho ncururiza ayo mashoka. Icyakora nkora mu buryo butatu, abakiriya barangana bakansanga aho ngaho, ariko n'ababa bafite barekepeye bari iwabo bigoye ko bataboneka bakahamagara nkabasanga ni nka komande, basanga mu ngo, apana mu muhanda, apana kuzunguza, nabasanga ukaza aho umuntu akorera iwe mu rugo, cyangwa se kunsanga ku kazi nanjye aho nkorera. Imana ibaye inshize. Ubwo ni ukuvuga ngo bari abakristo bo muri Fourth Square bose no kujya basohoka binjiramo hariya batoraguramo amasume meza n'amashuka meza n'amakuvurori. Maze kubona na batatu bagushyigikira, kubera yuko buryo ushyigikiye umukozi w'Imana, kugira ngo iyo yaguze agakote nk'aka ya mafaranga wamuhaye nawe ukoreye umugisha. Rero bakunzi batwumva mujye mumushyigikira. Ariko siko nanjye ngiye kujya mbwira abantu bakamamagara, nkajya nkohereza abakozi bakajya kubakorera imisatsi, n'ibyo bakabasanga mu rugo, barekepiye yani ibikoresho bakabafasha. Ubwo se twabaha nomero? Yego, biremewe. Biremewe ko dutanga nomero? Nimero ya telefone rwose. Tugiye gutanga nomero. Tanga nomero yawe bajye uburyo bashyira amasomo. Nimero yanjye ya telefone ni telefone nimero 2 07 88 93 5 7 15 82 93 5 7 15. Iri no kuri WhatsApp. Murakoze.
nanjye rero ndashaka kubaha nomero bamboneraho cyane, burya nomero yo kuri WhatsApp niba ikenewe cyane, iyi umuntu anakwandikira kuko arakwandikira. Ubu kuri iki gihe twageze muri viziyo imeze neza, kwiga umuntu akomera ntibikibaho, aho ugahita kwandikira ati nyereka ibi bintu gutya na gutya, agahita ashyiraho agafuresha ati nyohereza akangaka, ugahita wirukanka. Nanjye ngiye kubaha nomero yo kuri WhatsApp, nzambereka amamoderi, ahita ashyiraho agafuresha ati ndashaka gusuka ibi ngibi, nkahita babizi oya rwose urabafite. nanjye nomero yanjye ya Mama Pasi 078 yego 360 yego 70 9 bakwandikira bakaguhamagara. niyo ngiyo wanyandikiraho, bafite amamoderi, ujyaho kuri ukamamagara utunyereka moderi ushaka, nyereka insokozo z'abageni, inzara kuzomeka tukazikora utumoderi, mbese ni fureshi. Imana ikomeze dushyikire kandi twubake, naho ubutaha murakoze. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha, namwe murakoze cyane.